muzika umuntu yakwibaza tubije mute ibya muzika kandi none se ntayivuga irasa niyaremye niyahanze ubuzima bwanjye sinavuga ko yaremye ubuzima ariko nayibayemo cyane mu buzima bwanjye ku buryo nubwo n'igihe ngiye kwiga mu mahanga mu Bubiligi hariho mvuyeyo ubwa mbere hari abavuze ngo mvuye kwiga muzika kuko ari byo bari banziho muzika ukambaza uti uhuriye he nayo rero ndabonetse ko muri 2003 nakoze umurimo wo kunonosora mbisubiremo indirimbo y'igihugu ingiyi Rwanda nziza igihugu cyacu mfatanyije nabo nigishije muzika Alphonse Kamari ndibubigarukeho n'uwitwa Theophile Rubayita watabarutse kuko turi batatu duhagarikiwe na Ambassadeur Joseph Nsengimana icyo gihe yakoraga muri Perezidansi ya Repubulika noneho indirimbo ntabwo ari twe twayihimbye ariko kwinonosora nagiye muri uwo murimo wo kwinonosora muzika ntabwo ari twe twayihimbye nta magambo se twayihimbye ariko kwinonosora umuntu yakwibaza ati kwinonosora se bivuga iki urugero yarangizaga ivuga ngo berwa sugira singizwe iteka niko byari byanditse noneho mu gukosora ngira nti iyo ndirimbo ni nziza ariko ntiyitsa kwitsa ubu ngubu abanyarwanda bamaze kumenyera ijambo kwitsa kubera radiyo Rwanda ivuga ngo twitse tujye bakavuga ibyo kwamamaza bagiye muri pose ni pose twitse naravuze rero niyo ndirimbo ntabwo yitsa aho kuvuga ngo berwa sugira singizwe iteka berwa sugira singizwe iteka nibyo abanyarwanda bitaga kwitsa nibyo muri ibyo bya muzika bita pose ibyo ni birebire nyine nk'ako gatoya kukwibuka bisaba ko umenyereye ibya muzika ariko hariho n'ibindi nyine ikindi cya kabiri mvuga naheraho ni uko muri 2009 na 2010 nahagarariye u Rwanda mu gushaka indirimbo y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community Anthem buri gihugu cyagomba kohereza abantu 4 ariko aho Arusha inshuro ya mbere twagomba kugira na turi 4 nabo bari babavuze ariko ku munota wa nyuma nafashe indege ndagenda kandi nayoboye inama icyo gihe nyobora n'inama inshuro yakurikiyeho Nairobi buri gihugu cyohereza inzobere muri muzika 4 Nairobi twagiye turi 2 iyi nama ya nyuma yabereye i Kigali twari 4 ibyaro urumva rero umuntu akibaza ibyo se kandi bya muzika ku rugero rwo rwego nibite ngwijya kurisha ihera ku rugo ni ibya kera mu muryango mama afite imyaka 17 yatoranyijwe mu bakobwa babyiniye umwami Musinga mu 1923 hari ikabwayi ubwo batahaga bazilika into niko bayita yari katedrale icyo gihe bamaze kuyuzuza
ijyamo abantu bagera nko ku 5,000. Ni cyari igitangaza icyo gihe, nta sima irimo. Igitangaza cyarabaye. Batumiye Musinga rero araza, bamugirira n'ibirori. Muri ibyo birori hari icyo gihe muri abo babyinaga, mama yari arimo. Nibwo bwa mbere niwe numvanye indirimbo, ururirimbo nako rwitwa tubarusha umwami. Tubarusha umwami, tubarusha umwami w'umugabe, tubarusha umwami, tubarusha umwami w'umugabe, tubarusha umwami, tubarusha umwami ugaba ingabo, tubarusha umwami, tubarusha umwami, tubarusha umwami uzigarura, tubarusha umwami. Bakongeraho ngo tubarusha umwami udapfutse amano, tubarusha umwami utambaye inkweto. Nuko niwe n'ubwa mbere numvanye iyo ndirimbo, ariko ari Musenyeri Alexis Kagame mu masomo ye no mu biganiro yajyaga yivuga. Umwami Mutara Rudahigwa mu 1949 ajyaga guhiga n'iki, bakamwakira mu mayaga hariya za Murinja aye mu bya Nyanza, bakamwakira muri urwo rurimbo rwari rukuru. Nayumvanye rero bwa mbere, mama yayibyiniye kera, akaducira n'imigani iririmbwa. Imigani iririmbwa myinshi na myiza, nayihereyeho mu bushakashatsi n'ibiki. Ntaratinda cyangwa ndi bubigarukeho. Ibyo ndirimbo z'imigani ni ikintu gikomeye cyane, niwe yarabidutozaga. Ikindi data yaririmbaga iby'amahamba n'ibiki, niwe nawe numvanye bwa mbere indirimbo y'abitwa abasirimu. Habaye ikintu cya muvuma, mu mvuma y'abasirimu, igihiriri cy'abasirimu bitwa abasirimu. Ni mu 1931 Musinga amaze kuvaho, bamwirukanye Ababiligi. Rudahigwa amaze gushyirwaho n'Ababiligi akaba umwami, ariko ntabwo yabaye roi, yabaye umwami. Ibyo nabyo ni birebire cyane, akonongeyeho. Noneho havutse icyo gihe, havutse n'ikintu cy'abari bajutse, harimo n'abasushefu n'abandi bo bakiyita abasirimu. Ikintu cya muvuma cyo kunenga imitekerereze y'abo Babiligi, imyigishirize y'abo misiyoneri n'ibiki, mbese bakivuga ko ari abasirimu. Ni ukuvuga abantu bashyashya. Ubundi musirimu mu cyarabo bivuga kuruwaya, uwemera. Noneho mu 1900 bwongeye ndatandukiriye gatoya mu by'amateka. Mu 1900 abigishwaga hari Isave babita kuwa gatandatu, bagomba kwambara kumesa imyenda, bugacya ku cyumweru bakambara urwererane. Noneho bakavuga ko ari abantu bajijutse basa neza, noneho kandi bemera, bakavuga abasirimu bivuga kwemera. Noneho bigenda buhoro buhoro bivuga abantu bambaye neza, bameze neza, bakabita rero abasirimu. Ibyo twagirutse twumva. Habayeho icyo gihe rero cy'abitwa abasirimu, n'indi rurimbo rwabo, nimuze dupfire Koro, mbese Koro na Karuvati. Nimuze dupfire Koro, mbese Koro na Karuvati. Ingurube yaruse ingombe. Bigakomeza. Ni ukuvuga ko icyo gihe basaga n'abapinga Rudahigwa. Yambaraga imyenda icyo gihe, bo bambara amapantaro, bakavuga ngo ari asigaye inyuma. Ngo niba ururimbo rwabo rukavuga ngo reka bapfire Koro, ko yatabishimiraga, akaza nk'aho yabakubise. Dupfire Koro, mbese Koro na Karuvati. Nuko bijya kurishihera ku rugo. Murumva rero ko muzika nayo itangiye kandi. Noneho ndavuga mu mashuri muri Kabgayi
nagiye muri korali bidatinze ku buryo mu 1943 nabaye mu bana batandatu batoranyijwe turirimba indirimbo isoza umuhango w'ibatizwa ry'umwami Mutara Rudahigwa na nyina Radegonda Nyiramavugo Kankazi Nyiramavugo. Umwami Mutara Rudahigwa yabatirijwe hariya i Kabgayi. Mu bana batandatu batoranyijwe kuririmba indirimbo yo gusohoka umuhango urangiye. Tuyiririmba inzogera zivuga urufaya, inzogera eshatu, ingoma zivuga, intore zambaye ziri mu kirongozi hagati mu kiliziya, zihuje impande zombi, zihuje amacumu zitya, noneho ko umutambagiro ukanyura hagati, cortege kanyura hagati. Byari byiza, natwe tukaririmba rero Karorire Petero Mutara na Radegunda Nyiramavugo, nimuyabite arabakwiriye, umwami w'abami yarabiboneye, niko kubatakine maze n'imigenzo y'imboneza bupfura, n'ingabire za Roho Mutagatifu. Nuko inzogera zivuga byose. Ako nakongeraho nuko yenda n'igihe usigaye abandi baratabarutse, watanga ubuhamya butazwi kandi birumvikana. Nuko mbere batwigishije iyo ndirimbo baravuze ngo Karorire Ludovico Mutara, ni ukuvuga aho kuvuga Petero Mutara, ni ukuvuga ko bari Musenyeri Karasi cyane ne wabipanze, yari yateganyije kumwitirira nyine Mutagatifu Ludovico w'umufaransa, umwami wa Faransa. Hanyuma noneho baza kubihindura, bafata izina ry'uwamubyaye mu batisimu ari we Pierre Lekmansi, Petero Lekmansi, guverineri wa Kongo, Mbiligi na Rwanda, Burundi. Iyo ndirimbo no baririmbye turi batoya, turi bakeya, batandatu. Yahimbwe n'umupadiri witwaga Antoine Rugomoka, yapfuye azize agisida y'imodoka. Ariko aho Kabgayi jya muri korali y'Ikabgayi nyine. Kabgayi ubwo hari nkaho ari igicumbi cy'u Rwanda. Nta muzungu wazaga mu Rwanda mu butegetsi mu biki ngo amare iminsi atarajya Kabgayi gusa no kuyoboka. Byazaga no kuyoboka Musenyeri Classe. Ibintu byinshi byakorerwaga i Kabgayi, ari ukubatiza Rudahigwa 43, muri 31 inama yo kuvanaho Musinga yabereye i Kabgayi nyine, na guverineri n'ibiki bahari. Kabgayi rero habereye byinshi, ibirori byinshi, kandi rero nakundaga kubijyamo. Nta kirori cyanshikaga n'umwana. Noneho turaririmba indirimbo hakaba muri korali igacungwa n'umupadiri, Padiri Eustache Byusa. Nyuma y'uwo nguwo watabarutse Antoine Rugomoka, haje Eustache Byusa. Nabigenza ntese Byusa ni ko ari nk'igitangaza. Twagize amahirwe yo guhura n'abo bantu. Byusa Keti Radio yamutanzeho ikiganiro, nari nkirimo, ariko n'umuntu wo mu muryango witwa Jean Baptiste Rusine. Nyuma baza kongeraho havuga umwishywa we wundi, nawe bavuga Eustache Byusa. Nta kuntu wavuga muzika nyarwanda utamuvuze. Noneho twagize amahirwe, uwo nguwo Byusa muri 39
eh, bari mu bafaratiri mu Nyakibanda yahimbye indirimbo yo mu kiliziya bari bagamije kwakira papa mu Rwanda no mu Nyakibanda aho bigaga baramwakira, ariko bamwakirana ibirori ibitaramo, abavuga imivugo baravuga, uwitwa Ruperezida Bakega amwakira muri disikuru yo mu rurimi rw'ikilatini, amwakiriza na muzika, yari umuhanga. Ndimo mugarukeho Eustache Byusa, bamurikira indirimbo zerekana yuko muzika nyarwanda ishobora kwinjira mu kiliziya. Kugeza icyo gihe muri misa, cyane misa nkuru, barikoreshaga ururimi rw'ikilatini na muzika y'ikilatini, rimwe na rimwe indirimbo z'ikinyarwanda, ariko muzika y'inzungu. Noneho berekana ko muzika nyarwanda ishobora gukoreshwa mu gusenga Imana. Nibwo bahimbye indirimbo, Eustache Byusa ahimba yitwa Kiriye, bayita Kiriyare na Newsday n'ibindi, n'uwo Alfred Bakega n'abahimbye indi, bari numero zihariye muri Nyakibanda yari ikomatanyije abafaratiri, abitegura kuba abapadiri bo mu Rwanda, bo mu Burundi no muri za Beniri, muri za Ituri mu mva, bayigaga mu Nyakibanda. Abo bose hari uwitwaga, bo bitaga Geni, igihangange, igitangaza cy'Imana mu bwenge, uwo na Alfred Bakega. Abo bose niwe n'aba Alex Kagame bandi bavugwaga, n'uwo wavugwaga ndamuvugaho muri muzika. Eustache Byusa yahimbye indirimbo yakiriye nyine yo kuvuga ngo Nyagasani tubabarire. Kera baririmbaga, ubundi ni Ikigereki, ariko byarimbaga bahuzaga n'Ikilatini. Ni mu majwi ane, ndaririmba rimwe ariko ni mu majwi ane. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.